Mu byo ukora byose iyegereze Uwiteka usenge. Umukobwa wo mu rugo ukora akazi ko mu rugo arimo arasenga, inzoka zigacaho, ibidayimoni, ibisiga n'ibiki byose bigacaho bikagenda. Ari nako imodoka iparitse aho ngaho ku gipangu, impande y'igipangu, ari nako asenga, hakaza imva, hakaza inzoka. Uraza gusobanukirwa. Nuko ntangiye mvuga, uyu nawe marayika yaramumanukiye araza amusanga ahari. Ese birarangira bite? Nuko nguku nanone iyi modoka iri gukorerwaho imigenzo myinshi ikomeye cyane. Abantu batatu bashaje cyane n'uducuma duhambiyeho udutambaro tw'umutuku. Nuko nguko uyu nawe aracyasenga, ibihunyira bikaza bigahagarara impande. Ari nako batwereka ikiganza giturutse ikuzimu kibashije gusatura umuhanda, gifata amafaranga kiraza kiyashyira ku isi. Ikiganza ni uko nguko kirongera gisubirayo. Mbabwira ngo mu buzima bwanyu mujye mumekinga sure yuko Uwiteka Imana ari we muri kumwe, ari we murinzi wawe. Umukobwa aracyasenga cyane, ari nako iyi modoka izengurutswe n'ibidayimoni n'ibishetani utamenya ubwoko bwabyo. Namwe muri kubyibonera, namwe muri kubyibonera. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ntugende udakoze subscribe, like na comment kugira ngo urusheho kuba wasobanukirwa. Ya modoka yari iriho bya bikecuru na bya bisaza n'inzoka n'ibiki n'imva byose, havuyemo umusore mwiza wambaye ibintu by'umukara. Mana Nyagasani, ugiye kuba wasobanukirwa, ugiye kuba wamenya impamvu nzanye iyi filime cyane rwose. Tubabwira ngo niba utajya wemera yuko hari abantu bajya bajya ikuzimu, niba utajya wemera yuko imyuka mibi ibaho, uyu munsi uraza gusobanukirwa. Ubu ujye muri comment rwose, nunyurwa wandike amena, ubundi dukomeze. Ya mafaranga yazanywe na cya kiganza cy'umukara giturutse ikuzimu cyashije umuhanda. Wa musore wambaye iby'umukara uvuye muri ya modoka yari imeze kwa kundi nababwiye mwabonye, yaraje afata amafaranga mu ntoki, afata amafaranga mu ntoki. Ese biraherera hehe? Wibuke neza, hari umuntu tubonye umanukirwamo na Yesu Kristo na marayika amusanga ahagaze, n'undi twatangiye ari gusenga, ari nako twabonaga inzoka n'ibiki byose n'ibisitani byose ari kuriya mwabibonye ariko bicaho. Uraza kubihuza neza, uraza gusobanukirwa. Ese ni iki kijya mbere? Uyu nguyu nawe aracyasenga avuga uti, Mana, akazi kanjye k'uyu munsi ukeze, ugatunganye, undinde ikibi cyose aho kiva kikagera, ineza yawe ikomeze iganze. Wavuze yuko uzaha imirimo y'amaboko yacu imigisha, Mwami, ukayitunganya. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, ineza yawe ikomeze iganze. Undindire umuryango, urinde mama wanjye, kandi natwe uturinde, uduhe ubuzima buzima. Amena. Yamaraga gusenga agafatira akazi kiwe, agafata rwose rakirete yiwe niba ari n'umukubuzo, ubundi akisengera, ubundi akikorera akazi kiwe. Amaze kwisengera, nawe disi ujye ubanza usengera akazi kawe ugiye gukora, kuko Uwiteka azajya amanuka abane nawe. Yatangiye gukoropa cyangwa se gukubura, atangira gukubura. Mana Nyagasani, niba watangiye ino video uramenya udacikwa, ntugende iyi video utayirangije, kuko waba rwose waba uhombye ikintu gikomeye cyane. Iyi video irimo ubutumwa cyane bukomeye cyane udakwiye kuba wacikwa. Nuko nguko wa musore mwiza w'idayimoni uvuye ikuzimu ukorana n'imyuka mibi, nguwo nuko agenda, ntago wabasha kuba wamenya. Ni umumiliyoneri w'ikuzimu. Mana Nyagasani, yaraje ahangaha ku gipangu kirimo wa mukobwa urimo ukora amasuku. Yatangiye kuba yahamagara ati, yewe, ati twavugana, ati ndabashaka. Yatangiye kuba yahamagara. Ese birarangira bite? Wa mukobwa nawe aracyari kwikorera amasuku gake gakeya, ntago ari kumva umuhamagara. Gusa ku ruhande boss wiwe yamaze kubona ko ari umuntu uri kumuhamagara, avuga uti twavugana yewe, ati yewe mukozi, ati yewe uri gukora amasuku, ati ngwino nkuvugishe, urahita ugaruka ukora akazi kawe nta kibazo. Uyu nguyu nawe umukozi yibereye mu masuku, ntago azi ibyabaye.
bosi wiwe aramubwira ati uriya muntu wahereye akaraguhamagara ntabwo uri kumva. Ati bosi, ati ngwiki, arikiriza aramubwira ati uwuhe se? Arahindukira, umukobwa arahindukira abona umuntu uri kumuhamagara. Bosi amubwira ati genda witaba uriya muntu, ni wowe ashaka, ni wowe ari kuguhamagara, ari kuguhamagara, agenda. Ati bosi, nti ngende nitaba umuntu? Ati se ko narindi mu kazi, ubwo ntabwo byakwica akazi bosi? Uyu nawe aracyarekereje ngo arebe ko yaza akamubwira icyo ashaka kumubwira. Twamubonye uyu mugabo, uyu mukobwa nawe yarahindukiye aramwibonera neza, abwira bosi ati ngende? Ati genda nta kibazo, wumva icyo akubwira. Bosi arimo avuga atari kuba ari abantu ubundi baba baza bakomanga, baba bashaka icyo ahangaha, niyo ni ka kavuyo kabo, ibi nibyo bizatuma banyiba. Bosi aramwitegereza cyane aravuga uyu muntu uko mbona asa nk'uwiyubashye, usa nk'ufite amafaranga, bimeze bite? Uyu nawe rwose marayika murinzi, Yesu yaravuze ngo nzaza nk'igisambo. Uyu noneho wiwe nuko yamanukiwe n'umwuka wera. Uraza gusobanukirwa neza, uraza kumenya impamvu y'ibi bintu byose, ubundi uze gusobanukirwa. Niba ugeze ahangaha utarakora subscribe waracikanwe. Yaje yitaba cyane rwose avuga bosi, ati munyihanganire. Uyu nawe yaje amubwira ati nciyeho ndi kugenda mu muhanda, numva urimo urasenga usaba Imana yuko yaguha ubutunzi, yaguha rwose ikaba yagukiza. Bigaragara yuko hano uri umukozi wo mu rugo, uri umuntu, uri umuyaya ahangaha. Niba mbeshye wanyomoza nta kibazo. Uyu nawe yaramubwiye nibyo rwose, nibyo wabitoye, ndi umukozi ahangaha, ati ngewe nkora amasuku. Uyu nguyu nawe aracyitegereza neza cyane, aracyajya mbere, ari kureba ese ni iki kiri bujye mbere. Uyu mukozi afite disipurine nyinshi cyane, arimo aracira bugufi uyu mukapo cyangwa se uyu mubosi waje kwa kundi twabonye, amucira bugufi amwumva ibyo amubwira. Ese biragenda bite? Uyu mubosi arimo aramubwira ati rero, ati ngewe ndifuza kuba nagufasha kuko nabonye ukeneye ubufasha rwose. Nari nyuzeho ngiye numva urimo urasenga, numva amasengesho yawe ankoze ku mutima, ati numva nagufasha kaguha buri kimwe cyose. Uyu nawe aracyareba atari kuba ari abantu baracyaganira iki. Uyu nawe avuga ati ndashaka kugufasha nkaguhindurira ubuzima, kuko ngewe mfasha abantu batishoboye, abantu nkamwe iyo munkoze ku mutima mba numva nabifashiriza. Uyu nawe aracyareba ari nako yibaza atari ku bundi bariya uriya mugabo baziranye hehe? Yaje gutereta umukozi wanjye, ni bya bindi yagize ngo ni ka kavuyo abakozi bagira na bagenzi babo. Uyu nawe aracyitegereza, ese biraza kurangira bite? Kurikira intambwe ku yindi uraza kuba wasobanukirwa. Ntucikwe ugende udakoze subscribe. Uyu nawe wibuke neza, aya mafaranga afite yavuye ikuzimu, ikiganza cyayazanye. Yatangiye kumubwira ati ndifuza kuba nagufasha nkaguha aya mafaranga ukabasha kuba wahindurirwa ubuzima. Ati imodoka yanjye iparitse hariya, niba modoka nkayiguha nkaguha n'urufunguzo rwayo, ubundi ukareba ko wahindurirwa ubuzima bwawe. Mana nyagasani, arashaka kumuha amafaranga, arashaka kumuha n'imodoka. Uyu nawe yaravuze ati ngewe ukama amafaranga ukama n'iriya modoka? Ntabwo byumvikana. Kubera iki waba ushaka kubikora? Ati birumvikana. Ati ngewe ndi umuntu mwiza cyane, mfite ibintu birahari, mfite imodoka nyinshi cyane, kuba naguha. Uyu nawe yatangiye kubibona yuko amazi atakiri yayandi. Uyu ubwo yishima avuga ntabwo byumvikana, ati imodoka, ati amafaranga. Yatangiye gusara rwose. Wibuke neza amafaranga twayabonye. Ese biragenda bite? Umukozi agiye kuba yayafata. Mana nyagasani, ati ngewe ntabwo ndi kumva ikijya mbere. Uyu nawe yarambiwe cyane, ntabwo yishimiye ikiganiro n'uriya musore n'uriya mukozi bari kugirana, ari nako n'umutima mubi watangiye kuzamuka. Ese biraherera hehe? Ntucikwe. Yatangiye kwishima cyane avuga ntabwo byumvikana.
ukuntu wampa amafaranga utanzi ukambwira ngo ni Imana yagutumye, ntabwo ibintu byumvikana rwose. Yagiye kumuhereza amafaranga arangije aramubwira ati hoya, ati ikibazo ni iki ngiki nta kindi. Yagiye kuyafata gusa umutima uranga neza, ahita areba ku ruhande kugira ngo arebe ko ari uri kumureba. Ati nakayafashe nibyo, ariko ukampa iyi modoka, ariko ntabwo nzi kuyitwara. Ati ntabwo nzi gutwara imodoka. None se wayima nkayimaza iki ko ntazi kuyitwara? Ati rwose, kandi n'ayo mafaranga, ngiye mama yambujije gufata ibintu by'umuntu ntazi. Ati rwose mama yarambujije. Ati ntabwo byakunda. Kandi wari ugize neza. Mana nyagasani, uyu mugabo aramubwira ngenda guha amafaranga nkwihere n'imodoka ntacyo bitwaye. Amafaranga azagufasha kubona perime, atazagufasha kubona uruhushya rwo gutwara. Uyu nawe aracyitegereza, aracyakurikira intambwe ku yindi. Ati rwose urakoze cyane. Ariko mama yambujije gutora ikintu cy'umuntu ntazi, yaba ari ayo mafaranga ndetse n'iriya modoka ntacyo byamarira pe. Mama yarambujije. Uyu nawe aramubwira ntacyo bitwaye, ndashaka kuguhindurira ubuzima nta kindi. Iriya modoka se urabona nayimaze iki nkanjye koko mubonye uri aho ngaho? Urabona nayimaze iki? Uyu nawe rwose aravuga iriya modoka wayihindurisa ubuzima, wajya uyikodesha cyangwa nawe ukayiga ukajya uyitwara, ukajya utwara abagenzi cyangwa ubuzima bwawe bwose. Ariko ntimukiteshe amahirwe. Yatangiye kumwinginga. Buriya muri iyi si ya none hari umuntu uza akaguha impano kugira ngo iyo mpano yawe agukeneye wowe ubwawe, akeneye guhindurirwa ubuzima, akaguhereza impano. Buriya haguma ubuzima. Iyo natangiye mbabwira ngo gusenga uzagerageza ube inshuti n'Imana, nube inshuti n'Imana nta kizaguhungabanya. Uyu yatangiye guhamagara amubwira vayo, vayo wikwica akazi. Ntabwo wakagombye kubura aho ngaho, amasaha mumaze aho ngaho nta kintu muri gukora aho ngaho. Bosi yatangiye kurakara, yatangiye kumva umujinya utangiye kumurya. Ese birarangira bite? Yatangiye kuvuga reka nze noneho mbanze kuba nakwereka yuko njyewe ndi bosi wawe kandi nguhemba. Ese biragenda bite? Mana nyagasani, kurikira intambwe ku yindi. Yakomeje kumubwira njyewe rwose bijyane, ushaka undi muntu ubiha. Njyewe ibi bintu ntabwo nabishobora, yaba ari ayo mafaranga ndetse n'iyi modoka ntabwo nabona icyo nyimaza kuko rwose nta byangombwa mfite. Yakomeje kumubwira amuhakanira ingingo n'imwe yose. Ese wowe umuntu aguhaye imodoka akaguha n'amafaranga utamuzi, wabyemera? Ese byagenda bite? Niyo mpamvu nazanye iyi filime nk'iyi ngiyi kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa, ubashe kuba wakumva neza ikijya mbere. Uyu yaje asakuza umuntu we muraganira iki hano? Wambaye imikara nawe yambaye imikara, bivuze ngo muraziranye rwose. Murimo murapanga iki? Murimo murateretanira aha ngaha imbere y'umuryango wanjye? Wirengagije akazi naguhaye, wansabye akazi kugira ngo uze kwica akazi aha ngaha, uze guteretana n'aba ngaba. Ubwo urashaka kuzazana ikinyendaro? Ndahita nkwirukana. Nureba nabi ndahita nkwirukana. Bosi, mbabarire cyane. N'uyu mugabo ntabwo muzi, arimo arambwira ngo agiye kumpa aya mafaranga narangiza ame n'imodoka. Kandi njyewe mama yambujije gutora ikintu cy'umuntu wese ntazi. Ubwo rero rwose umbabarire. Umbabarire ni iyi mpamvu, nta nubwo muzi. Nta nubwo muzi rwose. Bosi utanyirukana, urabunjirije ubusa. Ese biragenda bite? Bosi yaramurebye, aramwitegereza, areba umukobwa, areba umusore, abona koko nta hantu baziranye. Yahise amwihakana. Umusore ni umusirimu, umusore rwose ni umumiliyoneri, umusore rwose twamubonye. Uriya abantu bose bajya ikuzimu baba bafite amafaranga. Rwose shaka undi muntu ubiha. Njyewe ntabwo byakunda rwose. Bosi yatangiye kwisetsasetsa, atangira kwisetsasetsa amubwira ni njyewe bosi aha ngaha. Buri kimwe cyose twaganira, iyo mpano ushaka guha uyu mukobwa natwe twayibona. Yatangiye kubwira umukobwa, atangira kureba umukobwa, ari nako amubwira ugiye ku ruhande
ruhande tubanze tuganire, njye inyuma se nyine ugiye inyuma yanjye ubundi ubashe kuba naganira n'uyu nguyu. Uyu nawe ari nako avuga rwose ati jyana ayo mafaranga yawe, ati njyewe nayo nkeneye, ati ibindi byose ati njyewe nzarya akagabuye, ati ngibi ntabwo nabyumva neza. Ayo yatangiye gusobanurira uyu mubosi, abwira umubosi ati naje nciyeho numva uyu mukobwa arimo arasenga kugira ngo Imana izamuhindure ubuzima, izamuhe buri kimwe cyose yifuza. Rwose umutima wanjye rero urankomanga, mpita mpagarika imodoka, ndangije ndaza ari nabwo nakomangaga muhamagara kugira ngo ndebe ko namuhindurira ubuzima. Bosi wiwe arimo araseka rwose avuga uti ayo mahirwe nk'ayo ngayo koko akancika biragenda bite? Ati uyu mukobwa rwose ni umutindi, ibyo bintu ushaka kumuha nta kintu yabimaza. Ati kandi bugiye ku ruhande ho gatoya mbanze nivuganire n'uyu mugabo, ubundi byawe turaza kubisobanukirwa neza, turaza kubyumva. Yatangiye kubwira uyu mugabo, yatangiye kubwira uyu miliyoneri wikuriye amafaranga ikuzimu ariko bose ntabyo bazi. Gusa utinda aha ngaha uraza gusobanukirwa, uraza kumenya impamvu nazanye iyi filime. Yatangiye kumubwira ati buriya unyihereye amafaranga ukampereza n'iyi kontake, ati ibintu byose ubuzima bwahinduka. Ati bosi ushatse wabireka ukareka gufata ibintu by'umuntu utazi kuko byakugiraho ingaruka. Ati ndakwiyamye wacyana we, ndakwiyamye. Ati nucunga nabi niwitwara nabi ndahita nanakwirukana wa gicucu. Ati nakubwiye ngo uva ugende, ati ntukanyivangire mu kazi. Bosi atangiye guprofitira mu kavuyo, atangiye gushaka rwose. Umutima w'uyu mukobwa ntago wumva neza impano, ntago wumva neza keza k'uyu mugabo. Umutima wiwe ni ya masengesho yabyutse asenga mbere yuko uyu mugabo abasha kuba yaza. Uyu nawe yaramubwiye uti karande ziwanyu nizo zizatuma udakira, nizo zizatuma uzahora ukora ahantu hose ubonye. Niyo mpamvu utazigera utera imbere, nta n'umugabo uzigera ubona, kuko ubaye ufite amahirwe ukabasha kuba wayabyaza umusaruro, wabasha kuba wakora neza. Ati ngiye kugukubita ubyumve neza, ngiye kugukubita unabyumve neza, wumve yuko ugomba kubaha abantu bakuru, ukumva neza icyo umuntu mukuru akubwira kandi utanazi. Ntugasuzugura umuntu warwana we, warukobwa ntugasuzugura umuntu wese ubonye, ntabwo ari byiza. Yambwiye ati njye inyuma se nyine, ati njye inyuma ntiwongere kuvuga. Ati bosi twihanganire, tuba dukwiye kunyuzaho akanyafu abana nk'aba ngaba, tukabasha kuba twabaha umuco nyamuco, bakabasha kuba batera imbere mu buryo bw'imyumvire ndetse n'imikorere ndetse n'uburyo bw'amafaranga. Uyu mumiliyoneri nawe aramubwira uti birakwiye rwose mujye mubabwiza ukuri. Ati ariko njyewe nta mutima mubi, icyo nifuza ni ineza ya buri muntu wese. Ati kandi bose ari nako bamubwiye ati wakoze guca kuri uyu muhanda, ati buri inshuti uyikura ku nzira, nyamuneka nyihera ayo mafaranga, ati ninjye uyakeneye, umugisha rwose ntuncike ntunceho. Wa mukobwa wa mumarayika karaje rwose kisetsa. Niba ugeze ahangaha noneho ugiye kuba wamenya imbaraga z'Imana uko zikora. Buri ujye wumvira Imana, ujye wumvira buri wese ukubwira ijambo ry'Imana, uryumve kandi uryiteho, bizagufasha. Uyu yatangiye kumwesikora, ari nako uyu mukobwa aza yasaze rwose yitwara gutyo. Ati wamaye amafaranga, mu gihe agiye kuyakira, mu gihe agiye kuyafata rwose uyu nawe yayisaza. Nuko nguko yajemo asakuza avuga uti wamaye amafaranga, ati wamaye amafaranga, ari nako asakuza, ari nako yigira umusazi rwose. Wibuke neza uburyo twamubonyemo, uburyo yajemo ni uburyo butangaje cyane. Yarebye ku ruhande aramubwira ati uyu muntu muraziranye? Ati wapi ntago tuziranye. Yaje asakuza ati mpa amafaranga, arimo ajijisha kugira ngo byibuze ari amafaranga twabonye abashe kuba yayahabwa, byibuze abashe kuko uwiwe afite marayika uri kumukoreramo kugira ngo abashe kuba yabatabara. Uyu nawe yaramubwiye uti atuvuye mu muhanda uza ahangaha kutudobya, ati ngiye kugukubita, ati va ahangaha ugende wirukanke cyane. Yirukanye marayika, ari kwirukana marayika. Mana nyagasani, ese yatabarwa ate? Ese niba wirukanye umutabazi wawe ubwo urumva gutabarwa kwawe kwava hehe? Uwiteka aragushaka kugira
kugira ngo agutabare, yaramubwiye uti wibeshye ufate kuri ayo mafaranga, ati ayo mafaranga ni ayanjye. Yaramwirukanye cyane rwose, aramubwira uti genda uva aha ngaha umvire imbere y'umuryango wa kasazi we, nimukaze gusarira mu mitungo yacu, urashaka kumbuza amahirwe. Rwose ni uku nguku twirukana umugisha, ni uku nguku twirukana iby'ingenzi ntitubimenye. Uzabimenya ute? Uzabimenya mu gihe uzaba usenga ugasoma ijambo ry'Imana, ukumva indirimbo zaririmbiwe Imana. Uyu nawe yaraje rwose ati unyihanganire, ba kidobya ntibajya babura. Nka kariya karaje ntikazi ibiganiro turi kuganira, karaje ngo nkeneye amafaranga afite abo yagenewe, ibintu bijya mu bindi. Mana nyagasani, ese biraza kugenda bite? Biraza guherera hehe? Kurikira, niba ugeze ahangaha rwose kuri uyu munota, ndagushimira. Jya muri komenti utwandikire, ubundi ibintu byose bibashe kuba byagenda neza. Yafashe amafaranga yarayamuhereje rwose, aramuhereza atakira amafaranga, azakugirira akamaro gakomeye cyane. Yanze amafaranga ati nyihera imodoka, amafaranga yo ndayafite, nyihera iyo kontake. Mana nyagasani, ukurikire neza. Yafashe amafaranga yahise afata rwose, akifata amafaranga, ya mafaranga yahise avamo inzoka ihita ifata akaboko kiwe. Yatangiye gusara, yatangiye gusakuza. Mana nyagasani, niba ugeze ahangaha rwose, wa mugabo yahise avamo, yahise yigendera cyane, ava aho ngaho, misiyo yiwe arayishoje. Wibuke neza, uyu mukobwa yanze ariya mafaranga, marayika aza kumutabara, aramwirukana. Mana nyagasani, uyu mugabo yatangiye kurira, ya nzoka yahise itangira kumwinjira mu mubiri wiwe, atangira gutaka, atangira kurira. Ese araririra nde? Marayika yaje kumutabara, aramwirukana. Uyu mukobwa nawe yatangiye kugira ubwoba, yatangiye guhamagara, aza akurikiye uyu mubosi, araza amukurikiye. Ageze aho ngaho ahita aburirwa irengero. Mana nyagasani, ese biraza kugenda bite? Mbabwira ngo mujye mwubaha Uwiteka, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Umukobwa yabyutse asenga, Imana niyo yamurinze. Buriya wabyutse usenga wiragiza Imana, ubuzima bwawe bwose uba wabushyize muri sefu, uba burinze rwose. Tubabwira ngo filime yacu ni